Umwana w'umuhungu w'imyaka 24 yagendaga areba mu idirishya rya gari ya moshi, akagenda ahaguruka yicara, ari nako akora kuri se anamutungira urutoki hanze ati, "Papa, reba, ibiti biragenda bisubira inyuma." Se umubyara aramwenyuraga gusa ntagire icyo avuga kindi, ariko umusore n'inkumi bakundana barebaga uwo musore w'imyaka 24 witwara bya cyana, bakumva bamugiriye impuhwe. Umwana yarongeye ariyamira nanone ati, "Papa, ndebera ibicungo biragenda bitwirukankaho, yewe." Ya couple y'umusore n'inkumi yananiwe kwihangana noneho ibwira uwo musaza se w'uwo musore iti, "Niko muze, kuki utajyana umuhungu wawe kwa muganga w'indwara zo mu mutwe? Ubwo urabona afite ubwenge bwuzuye?" Umusaza yaramwenyuye maze aravuga ati, "Kwa muganga namujyanyeyo, ndetse ubu tuvanye ku bitaro. Umuhungu wanjye yavutse ari impumyi, ntigeze abona kuva avutse. Uyu munsi niwe yabazwe bamuha amaso, ni nabwo bwa mbere arebye." Isomo: buri muntu kuri uyu mubumbe dutuye w'ikaraga afite inkuru ye yihariye. Ntukihutire kugira uwo ucira urubanza mbere y'uko umumenya mu by'ukuri. Hari ubwo wamenya ukuri kwe ukumirwa. Yewe nawe hari abakuvuga cyangwa batangazwa n'uko umeze cyangwa witwara, bakaba bagucira imanza kuko batakuganirije ngo babanze bakumve. Wiba nkabo rero. Yezu we yabwiye intumwa ze ati, "Ntimugacire abandi urubanza mu mitima yanyu kugira ngo namwe mutazarucirwa, kuko urubanza muca ari rwo muzacirwa namwe, urugero mugeramo ari rwo muzagirirwamo namwe." Matayo igice cya 7 umurongo wa 1 n'uwa 2. Mwibutsa ko yari KP Reports, ngushishikariza gukora subscribe wowe utarabikora kugira ngo inkuru zikubiyemo isomo ry'ubuzima n'ibanga ry'intsinzi, amakuru, ibyegeranyo n'ibiganiro dukora ntibikaducike. Wadukurikira kandi kuri Facebook, Instagram na TikTok, hose twitwa KP Reports. Urakabaho.